Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igiso cya nyacyo. Urabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo nukubibuza gukanda subscribe niba mutaye mwayikanda kugira ikizame bakoze dushyizeho mujye muhitamo kibonera ku gihe kugira ngo isomo rishya dushyizeho. Murabiza amasomo menshi ngenda mbigisha, nayo mwamwanyandikiye muri comment. Nawe hari ikintu ukeneye ko tukwigisha wakinyandikira muri comment tukazagiheraho kugira ujye tubibonera ku gihe. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa duhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe. Iyo nimero wanayitwandikiraho cyangwa ukayiduhamagaraho mu gihe ukosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo wenda bitewe na terime bakoresheje uri kumva utari kuyumva neza, ukagira ikibazo uhita utwandikira tukagufasha tukagusobanurira biruseho kugira ubyumve. Serivisi yo kugusobanurira abari ubuntu. Ndatekereza ko amaze gufata agapapuro, ndatekereza ko amaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi cyabaza ngo nicyo wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Tegereze neza umuyobozi w'ikinyabiziga uri gutwara ikinyabiziga none urebye mwabira bimenyetso bimurika. Murabizi bira bimenyetso bimurika. Iyo video namaze no kuyibakorera iri kuri YouTube channel yacu. Uyikene wanyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0788 kayiguha. Ibi bimenyetso bimurika byo mu mihanda biyobora ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru mu masangano agiye atandukanye bikoresheje amabara atatu ariyo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. None bari kukubaza ngo uri umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe usanze harimo ikimenyetso cy'ibara ry'umuhondo wakora iki? Hari ibisubizo bine baba baguhaye, ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo kongera umuvuduko, wabona harimo cya kimenyetso cy'umuhondo kongera umuvuduko. Bekavuga ngo kugumana umuvuduko wari uriho, ukagumana ku muvuduko wari uriho. Bekavuga ngo kwitegura guhagarara, ukitegura guhagarara. Bekavuga ngo gufata feri cyane. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Nkomeje gushimira abantu mukomeje kutwandikira muri comment mutubwira ko mwatsinze. Biradufasha cyane bigatuma tugira courage tukabona ko turi gutanga umusaruro muri zino channel yacu. Kugira utsinde uba ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije kuko bino bibazo n'ubundi nibyo bigaruka. Rero kugira ube wajya mu kizamu gakora ugatsinda nuko uba wabonye imyitozo ihagije. Niyo mpamvu twabacreatingiye channel kugira ngo ikizame cyose gikozwe kikigeraho mujye muhita mukibona kugira ngo dukomeze gutsinda ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni se, kwitegura guhagarara. Iyo ubonye kino kimenyetso cy'umuhondo witegura kuba wahagarara. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uri hafi kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende muri ibi byapa bikurikira ni ikihe wakwitondera? Hano hari ibyapa bine, ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese wakora iki? Ese bino byapa uri hafi kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende nk'ibi byapa bine ni iki wakwitondera? Itegereze neza. Icyapa cya mbere gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Kino cyapa mbibutsa ko kirimo ubwoko bw'ibyapa biburira. Nayo uri kuyibona ifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Kibaga fresh uri ko nagakoze gakatiye ibumoso ariko hacishijemo umurongo w'umutuku. Na se ndakeka ko muri kuyibona, na de ndakeka ko muri kuyibona. None bari kukubaza ngo mwa bino byapa ugiye guca ku muntu utwaye ikinyamitende. Ese ni bihe cyapa wakwitondera mwa bino byapa bine? Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ese ni icyapa cya A, ese ni icyapa cya B, ese ni icyapa cya C cyangwa ni icyapa cya D? Hano hari igiso cya nyacyo nta kindi. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro ni iki cyapa cya C. Iki cyapa cya C nicyo ugomba kwitondera mu gihe uri kunyura ku kinyamitende ibiri kugira ngo
ukinyureho neza n'ubwitonzi. Rero igiso cy'ukuri hano ni C. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ndakeka ko mubizi, ndakeka ko mugenda mubona ibiziga bigenda bikurikirana. Hari nka biriya binyabiziga bigenda bikurikirana, kiriya gikururwa abari bakita romoroki, naho kiriya kiba kiri gukurura ruriya rw'inyuma bakita makuzungu. None bari kukubaza ngo ku binyabiziga cyangwa ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. A iravuga ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B ikavuga ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cya nyacyo, inyuma ni metero 3 na santimetero 50, ndetse na B ikaba ariyo imbere ari metero 1 na santimetero 70. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Yavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo aba ariyo, B ntabwo aba ariyo, na C ntabwo aba ariyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Rero ndizera ko wari wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 4, kirabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Urabizi kugira utsinde ni ukuba warabonye imyitozo ihagije. Ikibazo cya 4 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi niba ikinyabiziga gihagaze hafi y'umuhanda kiba kigomba kugira ibimenyetso bibyerekana ko kihagaze, niba kiri kuhaca biba bigomba kuba gifite ibimenyetso. Ariko hano bari kukubwira ngo ibinyabiziga mwa bino binyabiziga bagiye kutubwira bikurikira ntabwo bitegetswe kuba byagira ibi byerekana mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa mu gihe biri kugenda impande y'umuhanda. Ibyo binyabiziga ni ibihe? A iravuga ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abana, B ikavuga ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo binyabiziga bakaba ari ibinyabiziga bigendwamo n'abana ndetse bikaba ari n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri iyo ibinyabiziga bigendwamo n'abana cyangwa ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda impande y'umuhanda ntabwo bitegetswe kugira ibi byerekana. Rero ndakeka ko wari wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Dukomeje n'ikibazo cya 5 kirabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ikibazo cya 5 kibaza ngo iki? Icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagenda ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. N'ayahe mabara? Ubwo iyo bavuze amabara baba bari kuvuga ati wenda niba gifite umuzenguruko w'umutuku cyangwa ubuso bw'umweru cyangwa se ikirango cy'icyatsi, ayo mabara yose ubwo niyo baba bashatse kuvuga ngo iyo bavuze ngo icyapa gifite yahe mabara. Ufata ikirango, ufata umuzenguruko, ufata ubuso, byose ukabishyira hamwe ukareba amabara yabagize icyo cyapa. Niyo mpamvu hano ugomba kuba warabonye iriya video y'ibyapa twabashyire kuri YouTube channel. Ni ibyapa amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, aho asobanuye neza, aho umenya ubusobanuro bwa buri cyapa, ukamenya ibyiciro arimo, ukamenya ibyapa bitegeka, ibyapa by'inyongera, ibyapa biranga, ibyapa bitegeka n'ibyapa bibuza n'ibindi byose, kugira ngo urusheho kujya ugera ku bibazo nk'ibi ubikore udashidikanya kandi ugire amanota yo hejuru bitakugoye. A iravuga ngo ubururu, umweru n'umukara.
Icyapa kikaba kigizwe n'amabara y'ubururu, umweru n'umukara. Bikaba ngo umukara, umweru n'umuhondo. Se ikaba ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. Ikaba ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A, ese hano igisozo cya nyacyo ni B, ese hano igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu, umweru ndetse n'umukara. Icyo cyapa cy'inyongera niyo mabara kigomba kuba gifite. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Murabizi ikinyabiziga kiba gifite amatara agiye atandukanye, kiba gifite amatara ndangacyerekezo, amatara ndangamurumbarare, amatara magufi ndetse n'amatara maremare. None bari kukubwira ngo ni mu bihe bihe bishobora kugira amatara y'ikinyabiziga maremare akaba yazimwa, ni mu bihe bihe? Hano hari ibisubizo bine baguhaye, ugahitamo igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. A iravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200, ukaba uri gutwara ikinyabiziga ariko ukaba wareba muri metero 200. B ikavuga ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura kucyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisozo cya nyacyo na B ikaba ari igisozo cya nyacyo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ntabwo aba ariyo, B ntabwo aba ariyo, na C ntabwo aba ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Hano igisubizo cya nyacyo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cya nyacyo na B bikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko waramaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko waramaze kucyandika gapapuro. Rani igisubizo cya nyacyo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma uyu muyobozi abona neza imibare imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Utwaye akanyabiziga uri kugasunika ariko ntabwo uri kureba imbere neza bitewe nuko uri kugatwara. Ese wakora iki mwa bino bintu bagiye kutubwira bikurikira? A iravuga ngo gushaka umuherekeza, ugashaka umuntu mu guherekeza. Ndakeka ko mugenda mubona ibinyabiziga nko hejuru y'imizigo, mukabona hari umuntu uri hejuru y'imizigo, uriya niwe bita umuherekeza. B ikavuga ngo gukurura ikinyabiziga cye ukagikurura. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, gushaka umuherekeza no gukurura ikinyabiziga cye. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, gukurura ikinyabiziga cye nicyo kintu uba ugomba gukora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Ese ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri he? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ikintu bigufasha iyo ubonye wagize amanota menshi ntabwo wirara, aho gusaba kuri channel yacu ukareba ibizame twashyizeho mbere. Murabizi bino bibazo n'ubundi nibyo bigaruka, nawe wabona wagize amanota make ugashyiramo imbaraga kugira ngo ibindi bizame birakorwa ube wabibonye. Cyangwa nibyo wishe ushobora kuba wagizemo ikibazo cyihariye ukaba wenda hari terimo utari kumva, uhita unyandikira
kuri 0788 935 16 nkagusobanura biruseho. Iyo nimero wanayimpamagaraho uri kure ukeneye kwiga mu buryo bwa online, kwigira kuri WhatsApp cyangwa ku rundi rubuga, ukambwira ukanyandikira kuri iyo nimero nkagufasha. Tuba dufite dokima zagufasha n'amasomo ukuntu agenda akurikirana kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Iravuga ngo mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Ndakeka ko muzi umuhanda w'icyerekezo kimwe ni umuhanda iyo wawinjiyemo ntabwo uba wakata ngo ugaruke, uba ugomba gukomeza imbere mpaka usohotse mw'uwo muhanda, kandi iyo urangiye haba hari icyapa kikwereka ko noneho wagiye mu muhanda ubisikanirwamo. uwo niwo bita umuhanda w'icyerekezo kimwe. Ikavuga ngo ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Santimetero ni urugero rw'uburebure, ndakeka ko mubizi. Santimetero ni urugero rw'uburebure, aho metero imwe iba ingana na santimetero 100, naho kilometero imwe ikaba ingana na metero 1000. Impamvu mba bifuzeho ni uko mwa bino bibazo bakunda gushyiramo bino bipimo. Rero iyo uzi kubihindura ugira bakakubwira ngo wenda santimetero 50 ugahita umenya ko ari igice cya metero, ugahita umenya ukuntu cyaba kingana. Ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro. Kirabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu rero ibinyabiziga biba bigomba guhagarara. Murabizi hari ibinyabiziga biba bishobora guhagarara ahantu nk'ijoro ryose cyangwa amanywa yose, bitewe n'ibyo bitwara cyangwa bitewe n'ahantu biba bivuye cyangwa n'aho biba bigiye. None bari kukubwira ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Ubwo ntabwo wahagarara umwanya munini. Hehe? Iravuga ngo ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Ikavuga ngo hano hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Murabizi hari ibimenyetso biba bibuza, ugasanga nk'icyapa kiri kukubuza ko utahagarara umwanya munini. Ikavuga ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, cyangwa se akaba ari ahantu abanyamaguru banyura, ntabwo wenda ukaba utahaparika ikinyabiziga. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, na C ikaba ariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A. Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B. Ahari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, cyangwa hano igisubizo cy'ukuri ni D. Ibisubizo byose nibyo. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, na C ikaba ariyo. Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ndakeka ko bari bamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Ese kunyuranaho bikorerwa he? Kunyuranaho kw'ikinyabiziga cyaba kikuri imbere ariko kiri kugenda gahoro, ukaba wakijya imbere ukakinyuraho. Ese bari kukubaza ngo bikorerwa he? Iravuga ngo mu ruhande rw'iburyo gusa. B ikavuga ngo mu igihe cyose ni ibumoso. C ikavuga ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese kunyuranaho bikorerwa he? Ese igisubizo cya nyacyo ni A, mu ruhande rw'iburyo gusa. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, igihe cyose ni ibumoso. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, iburyo iyo unyura ku nyamaswa. Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo hari abantu bakunda guhitamo ngo B ngo igihe cyose ni ibumoso. Ikinyabiziga ntabwo buri gihe cyose kinyuranaho bikorewe ibumoso. Iyo bavuze ikinyabiziga ubundi kinyuranaho giciye ibumoso, ariko iyo bongeyeho ngo igihe cyose ni ibumoso, ituvuga ko icyo gisubizo atari cyo, kubera ko igihe cyose ntabwo kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ndakeka ko bari bamaze guhitamo icyo gisubizo, ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Rero hano igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
ariko iyo badavuga ngo igihe cyose ni ibumoso bakavuga ngo ni ibumoso, wari witamo ibumoso. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurikira, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iravuga ngo iby'inyuma metero 3, B ikavuga ngo iby'imbere metero 2.70, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iby'imbere ni metero 2.70. Niyo bavuze ngo metero 2.70 byose ni kimwe, murabizi zero iri inyuma y'akadomo ntabwo ibara. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhusa cyangwa uruhushya, ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko byo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi ibinyabiziga kuri iriya karita baguha iranga ikinyabiziga haba hariho n'ibintu ugomba kwikorera. Ese none iyo utwaye ibintu birenze ibyanditse ku karita, uba ugomba kuba wabiherewe uruhushya, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira, byo bikaba byarenza ibyanditse ku karita, byo nta kibazo. Ibyo bikaba byo bitabuzwa ku ibyo binyabiziga. Ese ibyo binyabiziga ni ibihe? Aravuga ngo ibinyabiziga bya polisi, ndakeka ko mugenda mubibona, ziriya modoka za polisi zikora mu muhanda, hari n'izibatwarira ibicuruzwa. B ikavuga ngo ibinyabiziga bihinga. C ikavuga ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, murazizi. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ndakeka ko mugenda mubona bya bimashini bigenda bitwara ibitaka, wenda bari kubaka umuhanda, hari igihe ujya kubona ukabona gitwaye itaka ryarenze no hejuru. Hariya rero hari igihe kiba cyarengeje, ariko kubera ko byo ntabwo bibujijwe kuba byarenza uburemere bwanditse ku karita. Ikibazo cya 13 kibaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Ese itara ndanganyuma ry'ikinyabiziga rishyirwa ahagana he? A iravuga ngo hegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ikavuga ngo hegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, C ikavuga ngo inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga, inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwa he? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo hano hari ibisubizo bine waguhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. 14 yabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ayahe matara? Murabizi utugarurarumuri. Ku bantu batazi utugarurarumuri, ubwatwo ntitwaka, ariko bitewe nuko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho, niba gasa umuhondo kari ahantu hagakubitaho urumuri rw'ikinyabiziga cyawe, uhita ubona wagira katse umuhondo. Niba gasa umutuku ubona katse umutuku. Rero habaho ahubwo n'irangi ngarurarumuri, aho ushobora kuba
uri gutwara ikinyabiziga cyawe irangi ryakubitaho, urumuri rwakubita ku iryo rangi ugahita ubona wenda inkombe z'inzira nyabagendwa bitewe n'ubutumwa bashakaga kuguha. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tugeze neza, icyapa gifite ishusho, ntabwo urari uruziga. Iyi ntabwo ari mpande eshatu, gifite ishusho ya mpande enye. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, kikagira ubuso bw'ubururu, kikagira ibirango by'umweru ariko bicishijemo umurongo w'umutuku. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. B ikavuga ngo birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C ikavuga ngo birabujijwe kunyuranaho. D ikavuga ngo birabujijwe guhagarara ku iteme. Se hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Se hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Iki cyapa gisobanura iki? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Kiriya cyapa niko bagomba kucyashyira kugira ngo kikwereke ko ugeze ahantu h'iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ikibazo cya 16 rero kirabaza ngo ikimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Tegereze neza, dufite umuhanda urombereje uciyemo umurongo hagati w'umweru. Ese iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? A iravuga ngo biremewe kunyuranaho. B ikavuga ngo umuyobozi abujijwe kurenga. C ikavuga ngo wegereye icyapa cyo guhagarara mu mwanya muto. D ikavuga ngo umuhanda ufunganye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo yandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. A ni bibi ku binyabiziga by'imitende ibiri. B ikavuga ngo ni bibi igihe cyose. C ikavuga ngo ni bibi ku binyabiziga by'imitende ine. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero kugenda uzungazunga urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Murabizi kugenda uzungazunga buri gihe ntabwo aba ari byiza igihe cyose. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa. A ikavuga ngo hari ibimenyetso bimurika. B ikavuga ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano igisubizo cy'ukuri rero ndakeka ko bamaze kugihitamo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa. Ese kunyuranaho bibujijwe gusa he? A iravuga ngo igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru. B ikavuga ngo umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. C ikavuga ngo ikimenyetso gitwawe ku musozi unyerera. Ikinyabiziga igihe gitwawe ku musozi unyerera. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bibujijwe gusa igihe bimeze ute? Hano rero hega ko bamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, umuhanda ushyirwamo umurongo
iyo hari umuhanda ushushanyijemwo umurongo wera udacagaguye, murabizi iyo ugeze ku murongo wera udacagaguye ntabwo wemerewe kunyuranaho. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni icya 20 nicyo cya nyuma, kirabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyanya cyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo ikibazo cya 20 kibaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika iki gihe, none usanze hari biriya bimenyetso bimurika bidakora neza, iki gihe umuyobozi, hano bakabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki igihe umuyobozi ubifitiye ububasha aguhaye iki kimenyetso? Ugeze ahantu hari biriya bimenyetso bimurika usanze bidakora, ese wakora iki mu gihe usanze hari umuyobozi wabiherewe ububasha akaguha kiriya kimenyetso? Aravuga ngo gukata ibumoso gusa, mbega ngo gukata iburyo gusa ugakomeza imbere, se ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, mbega ngo komeza imbere gusa. Ese hano urabona iso cy'ukuri hari igihe ndakeka ko wamaze kwitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, bibutsa ko waramutse wagize ikibazo mwa kino kizame wanyandikira cyangwa ukamamara kuri 0789 935 13 tukagufasha. Rero ni iso cyanyacyo nta kindi, ni se guhagarara iravuga ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, ugomba guhagarara. Iyo aguhaye kiriya kimenyetso ugahagarara umwanya muto, yarangiza ugakomeza, ariko abakubwiye ngo uretse. Kiriya kimenyetso urabona yatanze ikintu cyo kukubuza gukomeza, ubuhagaze rero ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ndakeka ko kino kizame dukusa ari ikintu kigufashije, ndakeka ko hari impinduka kigiye kuzana. Ikintu ubusabwa ni ukanda subscribe kugira isame gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho ujye ubibona ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibamere umugisha.